Ubu rero ngiye guhamagara umufilozofe umwe runaka mubaze ku kibazo runaka twumve ukuntu agisubiza. Ubu tekinoloji yarabyoroheje ni ukujya tuegisiporora ku buryo buhagije. Wenda ndashaka kwibariza Thomas Hobbes ku kijyanye na politiki. Ndebe nimba namubona. Uyu nguyu. Reka nze mubaze mbabarize ikibazo runaka. Naje mubaze mu kinyarwanda ndebe nimba byashoboka. Umusore ntabwo ari aha, reka nkoreshe iyi ngiyi niyo nziza. Rero nguyu ngiye kumuhamagara mubaze ndetse turebe. Nze mwemerere kugira ngo anyumve. Turebe ko yitaba ikibazo. Waramutse neza Thomas Hobbes. Ndagukunda cyane nk'umufilozofe uvuga cyane ku bya politiki. Nagira ngo ubundi tuganire umbwire nyirizina politiki wayivuzeho iki se? Politiki wumva hari nk'iki? Abantu dutinya politiki ushobora kutugira iyihe nama? I hear you're interested in Thomas Hobbes and his political philosophy. Excellent choice. One central idea from Hobbes is that politics is all about avoiding the chaos of the state of nature. He argued that without a strong sovereign authority, life would be solitary, poor, nasty, brutish, and short. So why do you think people today might avoid discussing politics, and what role do you see authority playing in modern life? I think it's because they are afraid that they can get or be jailed. They can be put to prison because you see the power of today. Don't like those people who speaks of politics. Hobbes would say that fear, especially fear of punishment, plays a huge role in keeping people obedient to authority. He believed that a strong sovereign power is necessary to maintain order, but when that power becomes oppressive, it can silence dissent. According to Hobbes, though, absolute authority is justified if it prevents the return to chaos. What do you think? Is today's fear of speaking out a sign of stability, or of something more troubling? Actually, I don't know why we people are very, very afraid of getting punished. I think that it's like in the nature of human. Hobbes would agree with you. He believed that fear is one of the strongest human passions. In fact, he argued that fear of violent death is what drives people to create societies in the first place. We form governments to avoid the danger. Murabona rero ko uramubaza ibibazo yarangiza akakubwira ibitabo runaka umuntu yanditseho, hanyuma icyiza kibi ni uko bitakujyana muri vague ngo ujye hirya no hino, ahubwo bihita bikujyana nyirizina mu gitabo runaka, bakaguha ibisubizo mukaganira, ushobora kuexploringa kuri sije zitandukanye utari ufitiye wenda ibitekerezo. Nagira ngo rero tuno tuntu
ushobora kugakoresha iyo ari free trial nka gutya baguha iminota 3 yo kugerageza ukareba, ariko iyo wishyuye amadolari makeya baguha iminota myinshi yo gukomeza ukaganira n'uyu mufilozofe cyangwa n'undi muntu wese ushobora gushaka w'umuhanga kugira ngo wumve ibitekerezo bye. Ubwo rero ndabashishikariza ko utu tuntu mwazajya muturebaho natwo tukabafasha. Yari ari kumbwira rero, murabona ko amategisite runaka mu bitabo bye yanditse, tuno tuntu turi interesting. Wowe genda urebe iyi site bita learningfrontier.ai, hanyuma ubundi enjoying the world of technology, world of AI. Okay, iyo yari ukubatera amatsiko, nawe ugende ushakishe tu.